president wa US bariko tugaruka no kuri podcast yacu kubera ko yewe uzi man uyu muntu agina ari kunjyanamo ntabwo ariyo ntego yanjye ntabwo ariho hantu ndi nta nubwo ari naho mbarizwa urumva bro rero nyine bikagufasha nyine kuba wakwikangura tu muri wowe urumva wakwikangura muri wowe tu ukaba nyine wavuga ati ye ahantu wapi inzozi zanjye ngomba kuzikorera gutya. Yeah. No, that's great because you are more like a spiritual guy, Niki. What do you believe about meditation? Meditation, do you do meditation? Niki Kriwo? Yeah, meditation is a life, man. Meditation nyine ni ubuzima nyine ni ikintu cyiza byataye kubera ko the more you meditate nyine ni kugenda umenya nyine uriwe man urumva. The more ufata umwanya ukiganiriza ukaganira n'Imana yawe urumva. Bigenda bigufasha nyine ibintu byinshi cyane man ibyo byaguhereza patience urumva. Ibyo biguhereza nyine kubyuka nyine tu man mu rugendo nyine umuntu aca muri byinshi byatari tu uca muri byiza bro man uca mu bibi nyine nyine niyo safari y'ubuzima niyo nyine niyo journey y'ubuzima bwose tu nta muntu ugera ku kintu cyose atavunitse tu tibwira ngo ngiye gukora kino ejo mu gitondo man no patience urumva man kwihangana man ugategereza bro ugakora ibyawe man hard work ugakomeza ugakora byatari ukamenya no kwihangana man kubera ko igihe kivugira man udatana n'akazi tu rero ukomeza gukora time yawe iragera ibintu byose bikaba urumva kandi ikindi ukaba wowe bro ukaba wowe urumva don't copy man don't die copy wavutse man uri wavutse uri OG ntago man wajya kurirwa man ujya gukopinga man ibintu by'abandi kora ibyawe igihe kiragera man ugutwi nyine abantu barahindagurika man nyine ni nk'igicu tu kuna akanya wenda habashushe mu kanya hagakonja urumva hari igihe nyine abantu babyuka mu gitondo man sound yawe nyine ariyo sound bro amatwi y'abantu bose bashaka kumva tu urumva igihe kiragera nyine tu kandi koko nyine kubera ko uba waragumye nyine uri wowe tu utiganya iby'undi udakoze iby'undi ugakomeza ugakora ibyawe igihe kiragera nawe ibyawe man abantu bakabihanga amaso. Well, I appreciate it. None say, do you believe in mental health, like mental, like just staying fit mentally? Yeah. None say, ni yihe like advice, cause like sometimes like rimwe na rimwe ubona abajizi cyangwa whatever we do batari nyine mentally like mu bintu nataguciye mu ijambo mu bintu by'agaciro dufite man mu bintu by'agaciro binarenze byose mu buzima man mu buzima tu talk about that ubuzima nyine ubuzima bwiza urumva man kubera ko ubuzima nyine ni udafite ubuzima abantu hose ntabwo wagera tu ni waba umeze gute bro nyine wararangije kwica ubuzima bwawe mu rugero urumva man ntabwo nyine hari barriers nyinshi cyane wagenda nazo tu haraho wenda byagusaba wenda n'isho bakakubwira isho ntabwo uri buyikore bitewe n'indwara runaka kandi iyo ndwara wayitewe n'iki ngiki gutya na gutya ntabwo wabashe kuba wakora gutya na gutya urumva just like nyine ukuntu mbaje mental health nyine ukuntu uri kumbwira rero nyine no mu bintu tugomba kurinda byatari n'icyo kintu kirimo tu tukarinda nyine ibitekerezo byacu n'ubwonko bwacu man kugira ngo tubashe kugera kuri hantu dushaka kugera man. So nicyo kintu cya mbere man, that's the key man. Stay healthy mentally, stay strong. Kuko ni like that's niyo moteri nyine tu you dig bidahari ibyo ngibyo nta n'ikintu none se nta buzima bwiza nta kintu ni gute uhendoringa pressure zizana no muri kuba muri no industry because kuba muri no industry hari pressure like how do you handle izo pressure zitwaramo gute?
man nje nguma ndi njyewe man, nguma ndi njyewe kandi ikindi njyewe ntago man I was born nyine navutse ndi umustar man, navutse ndi star rero nta kindi kintu nyine, nta kintu njyewe kijya nyine nta pressure man, sinzi ukuntu nakubwira, nta pressure nyine nimwe igomba cause nyine ibi ngibi nibyo navukiye man, ntago ninyangurira ngo arandeba gutya, ntago ntago ibyo ngibyo ari byo nitayeho. Ibyo bintu ariko ni iby'ingenzi. Ese music yawe uyikoresha gute just for yourself? Ako gute gufasha shoboka man, ifa kuba wagishyizemo ingufu, urumva man uzi icyo ushaka, urumva nta kintu kidashoboka mu buzima bro, just nyine njyewe ni motivation nyine, nicyo ni conscious rap, ubundi njye nkora conscious rap. Rero nyine njyewe ntago najya gufekinga ngo njye kukubesha man ibintu nazi, ubuzima natabayeho, urumva bro, ntago najya kukubwira nyine ibintu nimbibamo nabyo nzabikubwira tu, ariko aka kanya ndi kukubwira uburyo nyine my experience nyine, uburyo nabayeho, uburyo ndiho, urumva aka kanya nyine tubabona around nyine aba people bari around yanjye nyine uburyo babayeho, urumva nyine experience yanjye niyo mbasha kuba nagusangiza tu, urumva ikakubasha nyine kuba yakuremamo nawe cya cyizere tu n'icyo nanjye mba niremamo bro, urumva izo mbaraga nyine wowe udafitemo nyine, handi uba wumva wacitse intege bro, njye nkuzira muri rya jwi nkubwira nyine tu ko byose bishoboka nyine tu, ntabwo uri wowe wenyine man, ntabwo uri wenyine, kandi uyu munsi ntabwo aba ari w'ejo man, ntabwo uyu munsi aba ari ejo, urumva ikintu cyose nyine upfa kuba uzi icyo ushaka, feed your focus nyine ukayigaburira bro, urumva intumbero yawe ukayigaburira bro, ukavuga nimba ari ukuvunika mvunike, ariko nzi icyo nshaka mu buzima man, nzi aho nshaka kugera, urumva nzi ishusho yanjye man, kuko buri muntu wese aba yizi bro. Akanya ndi kumwe nawe simba uri kundeba, ariko wowe simba muri wa rukundo uri kwireba bro, urumva nanjye nuko nguko man, nanjye nuko nguko rero nyine kwa kundi uba uri kwireba rero ugomba kubirwanirira bro, nimba uri kwireba ko ugomba kuba uri aho hantu ugomba kuzahagera nyine, komeza ushyiremo imbaraga nyine tu, urumva kandi nta muntu ugera ku kintu cyose atavunitse bro, urumva ikintu cyose cyiza gitwara igihe kandi uravunika man, uravunika nyine, ugomba kugira sacrifice, ntago wagera ku kintu cyiza cyose utavunitse man, ikintu cyose ugomba kuvunika nyine kugira ikigereho, nukibona cyoroshye umenye ko no kugenda kizagenda cyoroshye bro, niko biba bimeze man, ni ibintu twagiye tubona, ni ibintu nuko isi iteye bro, ikintu ubonye cyoroshye isi come easy bro. Bro, tune in man, Muta Kabiri, Muta the second, Tony OG, record outside, I appreciate you for what twaganiriye man, like nibyo agaciro giye for me, because I know you, listen to your music, I study you, you know, kukubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo abandi bantu bamenye, we were just to challenge you, but that's what Feed Your Focus is there, you know, and staying real, staying OG, staying, that means a lot, man. I appreciate you guys. I appreciate it, respect man, wakoze byatari man, nanjye umva simba, people I feel like people who have to know you more if they listen to you. Focus gutya twaganira people now, you know, umujamo w'amagambo make, but if people really wanna tap in with the music, bagomba kumva music yanjye nyine, ibikorwa kurenza amagambo man. Yeah man, we out right now, man. Focus. Yes, yeah man.